nibyo bivura imibonano idafite ubushobozi, nibyo bivura amaso atareba neza, nibyo bivura umutima utera nabi. Ariko byagera ku mutima ho twemerera abantu no kongera gushyiraho amavuta ya elayo, bagakuraho yayandi y'ibihwagari bagakoresha amavuta ya elayo, maze izakuvurira impyiko, izakuvurira amara afite impatwe, izakuvurira impyiko, izakuvurira umutima, izakuvurira igifu kinanirwa. Ngaho ahantu ibi bintu ni kubabwira uwafata muri gahunda y'umuryango kavuga ati ubu ngiye kugura igice cya litiro cya elayo, ukavuga uti ndagura litiro y'amavuta y'ibihwagari, maze ukagenda ukabishyira mu muryango, maze wowe n'umufasha wawe mukabiganiraho uti nge n'abana banjye nawe, hehe n'indwara y'umutima, hehe n'indwara y'umwijima, hehe n'indwara y'impyiko, hehe na hemoroide, hehe n'amara maremare, hehe n'amatoya, hehe n'igifu cyumye, hehe n'umutima utera nabi, hehe n'umwijima wo kudukenyurira abantu. Ugomba kujya uhinduranya muri za salade, none ugakoresha elayo mu buvanganzo bw'imikorere yacyo. Nta ndwara kitakoraho mu muntu, utagisatuye wasanga cyicaye nka globule z'amaraso. Ufashe igishishwa cyacyo uruhande rumwe wasanga kimeze nk'ifu, ukirambuye cyamera nk'impyiko, ukitegereje neza bagisanga mu mitsi, ibara ryacyo wasanga risa n'umwijima. Niyo mpamvu gifite uruhare mu kuvura indwara hafi ya nyinshi. Onyo y'ubwayo ikatakaswe neza, maze yarangiza ukayishyira imbere yabugaburira, ukaba wateguye icyo bita indimu, nayo ukayikata neza. Kugira ngo yikate neza wakora icyo bita kuyikata mu buryo bisa ngo ni position rondelle, utuviringo. Ni ubwo buryo uba uyikase neza.